Uwera Delphine akorera ubworozi bw'inkoko mu murenge wa Kinzuzi mu karere ka Rulindo. Afite ikiraro cyororerwamo inkoko z'imishwi z'umunsi umwe nyuma y'iminsi 30 zikagurishwa. Ni inkoko zitanga inyama ndetse n'amagi. Nahoze nigisha, nkomeza nigisha icyo gihe amafaranga mwarimu yari make cyane bari bataranamwongeza. Rero leta ikomeza kugenda dushishikariza kwikorera nk'abadamu tukitinyuka. Haza za sako, ibigo by'imari biciriritse. Nanjye numva ngiye mfashe icyemezo cyo korora, ngenda nguza amafaranga muri sako, hereko amafaranga make nguza 500, ntangirira ku nkoko 100 nizo nademaraga icyo gihe ngiye norora imishwi yamara kura nkayigurisha ikiri mitoya. Uyu mubyeyi w'abana 4 agaragaza ko hari n'uburyo azitaho kugira ngo zimuhe umusaruro. Ziba zikeneye gushyuha, kuba ahantu heza, dutegura ikiraro rero tukagikorera amasuku yose, tukagishyiramo imiti yica udukoko ku buryo izo nkoko ziza kugira ubuzima bwiza. Izo nkoko zihageze turazicanira, tuzicanira dukoresheje amakara, ariko n'amashanyarazi nayo turayakoresha. Hari uburyo wesitara amatara ubushyuhe bukaza mu kiraro. Izo nkoko tuzicanira mu gihe cy'ibyumweru 3 ziri mu bushyuhe, ibyumweru 3 birangiye umuriro tuwuvanamo, tugatangira kuzigabura no kuzitaho bisanzwe zigakura. Nyuma y'iminsi 30 ziba zigeze zajya ku isoko. Bamwe mu bagore n'urubyiruko bagera ku 8 yahaye akazi nabo bishimira ko bateye imbere kandi ko hari byinshi bakomeje kumwigiraho. Ubwo uyu mubyeyi yoroye inkoko atwigisha korora inkoko. Adushyira mu matsinda tworora inkoko atwigisha nuko bazorora. Nkanjye narangije amashuri umwaka washize. Nahise nigira no mama musaba akazi ko gukora mu nkoko araka bimfasha ibintu byinshi rero nk'ubu maze kwiteza imbere nanjye nko ibikoresho ntago nkisaba mu rugo, kugura amavuta, kugura imyenda yo kwambara, maze no kugura igare ubu ngubu riri mu muhanda ririmo gukora. Ubu bworozi bw'inkoko Uwera Delphine abumazemo imyaka 7 nyuma y'uko ahisemo kureka akazi ko bwarimo agahitamo kwikorera. Nibura ku kwezi avuga ko yinjiza asaga miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda ahereye ku nguzanyo y'ibihumbi 500 yafashe muri sako. Uyu mubyeyi agira inama abandi bagore gutinyuka bakihangira imirimo bakabyaza umusaruro amahirwe leta yabashyiriyeho. Barabizi leta yacu y'ubumwe dushishikariza kwiteza imbere, abadamu bakitinyuka bagakora, nibumve ko nyine bategereje ko abantu babahereza. Rero nabagira inama y'uko nabo bakwitinyuka. Kuri ubu uyu mworozi w'inkoko afite intego yo kwagura ibikorwa bye, harimo no kubaka ikiraro gifite ubushobozi bwo kuzororerwamo inkoko zisaga ibihumbi 10. Mu bindi bikorwa amaze kugeraho birimo n'ubworozi bw'ingurube bumuha ifumbire ikamufasha mu buhinzi bw'urutoki. Mu mwaka w'ingengo y'imari ushize wa 2021-2022 abagore bo mu murenge wa Kinzuzi bahanze imirimo mishya barenga 120 naho abagabo ni 180. Robert Byiringiro, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.